Cheetah Magic. Akazajya ndya yamukacira agatereka ku ruhande ti mama yake na mama we akavuza induru byagabanyuka ati ngo mungu wangu iyo bahita bakongeza ari amaminino yari amaminino niyo salisa namba 2 rubaga amaminino bagurwa gutese ni kuri rushe uzajya urya ibiryo ni ikirayi urye na dodo maze urekera aho ngaho cyangwa se ukarwara indwara itakwemerera kurya kabiri ku munsi. Ariko twabonye video ye ari kurira kuri internet abantu baramucyurira kurusha kumutabara. Wenda wowe ntabwo uba kuri social media nkatwe narabibonye sample na video yanyu iri kuri Pastor Theogene Nzahuke abantu barayifashe baravuga ngo mama pasteur yatanze ibaruwa ibiri abahasha nako irimo amafaranga ngo none ngo kora ko ngo umugore yarazi ko Theo ashaka kuyarya ngo umugore ngo ahita afata ibaruwa ari ibahasha ari ibintu byose unatayivugira kuri kamera ariko ahantu noneho biri guca narabibonye mpita numva mbuze icyo mvuga numva ngiye kurira numva sinzi kuntu mbaye ariko uriya muryango urababaye noneho byagera kuri uriya mubyeyi basi niba udashoboye n'umuntu kumufasha no kumushyigikira mu bibazo arimo wakwicecekeye wenda duspose wowe turashaka kujya kumufasha wumvisha amagambo bari kuvuga ngo ntabwo arwaye si ibyanya kuri kamera ntiyabyerekana ariko muri kumwe yakwereka wakwifata ku munwa ceta we wayitunarira ariko nshimiye Imana kwitagiturambirwa nyine nk'urugero nyine hari umuntu wakwanze niba bananyanga ntabwo mbize nta muntu uraza mbwira ati ndakwanga njye nongeyeho ngo umwe yego oya wari umuntu wakubabaje hasi wambabaje ugahungira muri Yesu none se wazadushubije ukatwereka uwanyawe yego ibintu byose ni ukubihereza igihe bivuze ngo arahari. Niba uri umusirimu ntucike ikibanza cya 2,500,000 gura cyangwa wubakisha inzu kuri 30,000,000. Igisubizo ni Marshal Real Estate. Hamagara umurongo utishyurwa 6070 cyangwa 0783 93 793. Cheetah Magic. Reka mbasuhuze kandi bifurize kumererwa neza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mwebwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru dukomeje kubagezaho mbaye ikaze nanone kuri Cheetah Magic. Abari mu Rwanda namwe muri hanze y'u Rwanda nizere ko mukomeje kumererwa neza mukomeje kugira ibihe byiza. Ndabizi neza ko hari abantu benshi mudukurikira umwanya wanyu ntabwo usanzwe iminota ukoresha ureba ibiganiro byacu ureba video tubagezeho umunsi ku munsi ni iminota idasanzwe waba ukoresha laptop abakoresha amatelefone abari gukoresha amateleviziyo icyo device yose ukoresha ibihe byose urimo banze ngushimire ko uri uw'agaciro. Niba uri mushyashya hano please wibuke gukora subscribe. Njya mbona benshi abarundi benshi muri comments njya mbona abanyarwanda baba hanze benshi muri commentaire. Hari abavandimwe inshuti zacu zivuka muri Kongo barimo abanyamurenge abanyamasisi no mu bindi bice aho bavuga ikinyarwanda abavuka muri Uganda muri Tanzania abavuka mu bice bitandukanye mbese Cheetah Magic ni global ni kwisi hose. Niyo mpamvu rero uyu munsi tubazaniye ikiganiro cy'umwihariko n'ikiganiro cyihariye tugiye kuganira n'umumama n'umubyeyi mukunda muri benshi cyane mumukundira indangagaciro mumukundira discipline mumukundira byinshi mumwigiraho yitwa Uwanyana Asia cyangwa mama pasteur niko dukunda kumwita niwe tugiye kuganira arashize igihe tutaganira yari yarabuze ndahari sengene namuriye niwe tugiye kuganira hangaha Uwanyana Asia yahageze tuguhaye ikaze muri studio ya Cheetah Magic tuguhaye ikaze mu rugo. Murakoze cyane ko mikaze kuri Cheetah Magic. Uriyumva gute muri wowe? Ndiyumva neza cyane ndashima Imana
kandi nari mbakumbuye rwose famiye twari tugukumbuye cyane cyane ariko cyane. famiye ngari umuryango wa Chita Magic ndabasuje cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Turagushimiye nawe. Ntekereza ko iyo abantu bahuye mu buryo nk'ubu ngubu ku munsi udasanzwe nk'uyu nguyu ari iby'agaciro kadasanzwe, byongeye n'igihe gishize nagira ngo nk'uko usanzwe bidukorera tubanze Imana. Ibyo tugiye kuganira ni iby'umugisha, ibyo tugiye kuganira ni ibifitiye umumaro abadukurikira, abagukunda muri rusange n'abantu bakuzi. Nagira ngo unyemerere tubanze isengesho twiragize Imana kugira ngo ari nayo iza kubana natwe muri uyu mwanya tuwuharire Imana. Uwiteka Mana Data, turagushimiye turaguhimbaje akanya nk'aka ngaka, wemeye ko tuvuga ineza yawe, tuvuga izina ryawe, turabigushimiye cyane. Wagize neza kundinda, urinda n'umuryango mugari mwami mwiza, warakoze. Abangiye bahura n'intambara cyangwa ibigeragezo bigiye bitandukanye muri ubu buzima bwa buri munsi tubamo, ariko warakoze kubarwanirira, warakoze kubagirira neza. Harimo abari barwaye urabakiza, bari bashonje urabagaburira, bari bambaye ubusa urabambika, abadafite akazi urakabaha, abafite akazi ubazamura mu ntera. Turabigushimiye mwami, tugushimiye ko kandi ukiturindiye ubuzima bwacu. Ni wowe ubikora, nta wundi ubikora mwami mwiza. Tutangiye ikiganiro, reka haze kuvamo ibitugirira umumaro, ari abadukurikiye, ari ibyo tuvuga. Mwami ukomeze guhabwa icyubahiro kandi ukomeze kuduhereza umugisha muri byose. Turakikuragije kugira ngo bize kugenda neza, ni mu izina rya Yesu Kristo umukunzi wacu mwiza, amen. Amen. Urakoze cyane Asiya. Iyo abantu bahuye kandi bagiye kuganira iby'umumaro kandi byumvwa na benshi mu bakristo, ni ngombwa ko twifatanya nabo. Hari abantu bari kureba iki kiganiro bashobora kuba batari muri kondisiyo nziza y'ubuzima, hari abantu bashobora kuba bari mu bihe, niko numvise ukunda kubyita. Habaho nyine ibihe bishobora kuba iby'umunezero, bishobora kuba ari amakuba, bishobora kuba ari ibihe bitandukanye nyine twese tubamo bya buri munsi. Ariko abo nshaka kukubazaho ni abafite umubabaro, ni abafite agahinda, ni abafite ihungabana, ni ba bandi batameze neza mu marangamutima, mu mutwe aho umuntu yumva atameze neza. Hari ibyo ushobora kuba waranyuzemo cyangwa utaranyuzemo, ariko umuntu noneho uri kureba Asiya, umuntu uri mu kigeragezo kidasanzwe, wa muntu wasenze Imana ariko akaba atari kuyibona. Bya bindi tuvuga ngo umuntu ngo ariho atariho, hahandi umuntu atangira gutonganya abantu yagiriye neza n'abatagiriye neza, ati kuki ubuzima butameze neza. None Asiya arabwira icyo umuntu ubabaye, umuntu utameze neza muri we. Ngo wenda nabanza gusoma ijambo cyangwa se nk'ari babwira mukaza kurisoma. Hariya muri Yesaya ni ibice 49, uhere neza ku murongo wa 13. Soma twumve. Bibiliya yera. Yego. Banza urebe niba ari ingiyi usome. Naho ngaho? Nse turebe. Yesaya 49:13 naho ngaho. Nse turebe. Nse turebe neza, gukoresha telefone itari iyawe biravunana koko. Biravunana. Iyi nashyizemo Bibiliya yera. Si yo usanzwe usoma? Yego. Wahageze? Reka turebe niba umurongo. Yego. Ni hano muri Yesaya ni ibice 49. Bibaye byiza twahera ku murongo wa 14
haratubwira ngo ariko Siyoni aravuga ati Jehova yarantaye, Uwiteka aranyibagiwe. Hano kuri 15 hakatubwira ati mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Kansareze kuri 16 dore nkuciye mu biganza byanjye nkoca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Amen. amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. dushima imana. kubera icyo uhisemo iki gice cya Yesaya cya 29? Nagira ngo nyine nihanganishe cyangwa se mbwire abantu ko bigishoboka mu buzima. Uhumeka, ubu buzima tubamo ufite umwuka w'abazima nicyo gishoro cya mbere. Ufite iki gishoro n'ibindi byose biremera. Hano baratubwiye ngo ariko Uwiteka aranyibagiwe. Tukigira hepfo gatoya kuri 15 ati mbese umugore yabasha kwibagirwa umwana yibyariye ntamubabarire? Ticyakora bo babasha kumwibagirwa, ariko njyewe Uwiteka we sinzigera nkwibagirwa. Murabizi neza wenda abadamu iyo dutwite wenda ukwezi kwa mbere utangira kugira ibintu uhurwa, wakundaga akanyama kakakunanira, kamayoneze kakakunanira, wakumva igitunguru ati none ahangaha musore hanze sibyo? Umuntu yakwinjira mu nzu atakarabye kamubwira ati sohoka sohoka, bitewe nyine hari ubundi buzima wakiriye. Amezi 2 agashira 3 5 6 amezi 8. Ndabizi tubyarira ku mezi 9. Wibaze imvune y'urugendo guturuka ku kwezi kwa mbere kugera ku mezi 9 ni hafi umwaka. Yego. Ugenda wigengesereye, ugira akabazo gatoya ugahamagara muganga. Timunda hari kundya ndumva nasi kuntu bimeze, tibanguka tukurebere, ukagenda ukareba, urumva no kuryama biba ari ikibazo. Noneho mu mezi nka 3 ya nyuma umva ushobora kuyamara ukanuye gutyo urara wicaye, usinzira gakeya cyane. Urumva iyo ni imvune kuko hari icyo ufite mu nda. Noneho ku mezi 9 ukumva akantu karateye, ukavuga ati amezi 9 ukareba ku ifishi itari kibaguhaye ati kubyara buriya biregereje, ugahita wirukanka kwa muganga. Wagerayo umva indira kurya ukavuga ati mwisi yababaho. Umunsi umwe njya kubyara Medi. Se abantu barabizi ko ufite umwana witwa Medi? Ngiye kubyara umwana wa kabiri ahasa. Noneho ngewe nyimara kwinjira masanga umudamu ahagaze nyene mu idirishya, inda yamuriye bimwe bya hatari. Hagana hirya gatoya hari ahantu bari gusana nyine hasi, kuko urabizi ku Muhima na kayitaje. Noneho yaratuye ku Gisozi, akazajya afata gutya ku munwa akavuga ngo iwacu we, nyine akavuza induru ati munabare ndapfuye. Mbese iramuzengereza. Hasi hari abafundi, arababwira ati ngo kandi ubu ngo ngewe nasimbuka. Ndamubwira ati ngaho simbuka turagusama. Muganga atamubwira ati ariko nk'ubwo uri kwigira ibiki aho ngaho, subira hariya none ahanga. Urumva yari iri kumuzengereza inda. Cyakoza bihita biba byiza mu minota mikeya abarabyaye. Ndebye hirya mbona undi mukongomani, inda yaramuriye cita. Iruhande hari ubugari bari bamugemuriye, hari n'ikibondi, harimo n'ubunyobwa nyine n'ifi yumye. Akazajya ndya yamukacira agatereka ku ruhande, ti mama yake na mama we, akavuza induru byagabanyuka ati
mumpereza akongera akarya ngo mungu wangu mbese nyine urabyumva iyo yose ni imvune iyo umubyeyi ahura nayo atwite agiye no kubyara. Ariko iyo umwana abonetse urishima na bya bindi byakuryaga ntabwo wongera kugira gute kubyumva. Uhita ubwira muganga unywa iki nyine muganga akavuga ati aha ubwo nyine uri kumva umeze neza utangiye kumbaza icyo ati ninywera wenda agafata cyangwa amazi ati ngewe uzandebe ninjya gutaha bihita biherera aho ngaho agataha. Rero nagira ngo nsegure rino jambo nendaga kuvuga kuri Yesaya 49:15 mbese umugore yabasha kwibagirwa umwana we ntababarire n'uwo yibyariye? Yego bo babasha kubibagirwa, ariko ngewe Uwiteka sinzigera nkureka, sinzakwibagirwa. Ugasanga wundi wari uri gutaka, wundi wari ubabaye, wundi wahoranaga isesemi, wa mwana yujuje wenda nk'ukwezi aramufashe agiye kumujugunya. Ubwo ijambo rimwe wabwira umuntu uri mu bigeragezo. Ubwo rero ijambo rimwe nabwira umuntu uri mu bigeragezo, Uwiteka ntabwo yagutererana, ntabwo yakureka. Ngende umugabo wo kubihamya. Wenda ushaka kuba se kuri umugore ukavuze ngo uri umugabo bimeze gute? Ijambo ry'Imana rirabitubwira ati tuzaba abagabo bo guhamya ibya Yesu. Niba uhamya Yesu ko ariho, niba umwemera nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uba ubaye umugabo wo guhamya Kristo. Rero nk'uko ndi umugabo wo kubihamya Chita, nabonye Imana ikora, nabonye Imana itabara, nabonye Imana ijya irengera abayo. Ariko hari igihe uhura n'ibibazo n'ibigeragezo ukibaza niba ari Imana usenga bitewe n'iki. Ukurebye akavuga ati rero umuntu wigeze unyengera arambwira ati reka nkubwire, nkurikije ibigeragezo uhura nabyo ushobora kuba ujenjeka Imana. Ndamubwira tuvuze ngo tubayo usenga cyane ntabwo byose byakugeraho. Ariko ijambo ritubwira ngo iki? Uwe ikunda iramucyaha, kandi iyo ishaka kuzaguhindura umuntu ukomeye igucisha mu bikomeye kugira ngo ukomere nawe uzakomeze abandi. Nabonye Imana ikiza, ukarwara ukaremba ukagera finali Imana ikagukiza ikakugarura mu buzima. Nabonye Imana ikura mu bukode bwa shamburete ikagutuza mu nzu yawe. Iyo Mana narayibonye. Mbona Imana nambara igitenge cy'ibihumbi 2 nacyo kigacuya, cyari icyatsi kigahinduka umwera, amabara yose agashiramo. Mbona Imana inyambika agapira keza nk'aka ngaka, sibyo? Nabonye Imana. Mbona Imana igabura hahandi y'imvange ya speciale. Urayizi Chita? Imvange ya speciale se ubwo ni ya mvange no mureti umureti ni bya birayi ujya kugura ku idepo wowe biba byaraboze, noneho bakabifunga umufungo, warangiza ukabigura ukabizana ukabihata ukabironga inshuro utabara. Ubwo ni ukuvuga ukoresheje icyuma ikirayi cyose cyashira agasigaramo agatima. Ahubwo iyo wakironze neza kiriya kirayi ugenda ukuraho, urabizi iyo cyaboze hasigara utuntu tworoshye n'utugenda ukuramo, umuhumuro mubi ntabwo uvamo, kandi nabwo ubirya kugira ngo udapfa. Naho ubundi ni nko gusamura nta kintu ugize gute uri. Iyo niyo bita imvange speciale. Mu kwite uragacucuma ukagacucuma, uri kumva, ku buryo uturayi tutafashe ikimamiyo tuba twizunguza ku isahani. Iyo niyo mvange speciale. Hanyuma ya Salisa Pasiteri nyakwigendera tubwiraga se
Sarisa Sarisa yavugaga Sarisa nkagira wenda ni nk'izo muri Tanzania cyangwa mu kindi gihugu. Ujya kugura ibishyimbo bya mitiyu ukavuga ati munshyiriremo Sarisa namba 2 nyinshi. Bivuze iki? Baba batetse ibishyimbo bikabyara amazi cyane cyane bya bindi byitwa mutiki bibyara amazi atukura. Niyo bahita bakongeza ariya maminino, ariya maminino niyo Sarisa namba 2. Rubaga maminino bagurwa gute se? Ni kuri rushe? Ya ni kuri rushe. Wenda kuri iki gihe sinzi mitiyu umenya wenda igeze nko kuri 500 ariko tweguraga 150 mitiyu. Cyangwa se kuri bya bindi by'ikigugu pe bakabiguhera. Ubwo mukabirya muri nka bangahe? Abantu nka 7. Abantu 7 ibishyimbo by'150. Urasetsa Ngiki cyane. Ni ukujya kugura bwa bugari bw'umukara urabuze? Bw'umukara n'ubuhe? Ni ubugari bw'umukara n'ubw'abakene nyine. Ubugari bw'umukara cyangwa se bw'umuhondo agafu kaba gasa nyine nka sosoma cyangwa nka pate jaune. Uburyo ako gafu uri kukareba wagira ngo ni pate jaune. Iyo gatetse rero inyuma yo kuno hasi ubushya bwabaye umuhondo. Kandi nabwo nyine umira ari uguhumiriza kugira ngo udapfa. Turaseka wowe. Aragasiya warahindutse. Rero ibyo bishyimbo nyine ugakozamo ubwo bugari. Mukarya ubugari n'usu muri abantu 6 byo nkubwira n'ukuri. Ariko ubwo guhaga byo ntabwo biba byemewe. Ibyo guhaga ntabwo biba bihari. Kandi mbere yuko mujya mubanza kunywa amazi menshi kugira ngo wumve ko wenda uza guhagamo gakeya. Rero nabonye Imana igabura, narayibonye. Muri uyu mwanya nabwira umuntu wese ushonje inzara iraryana noneho gusonzana abana ni ibintu bikomeye cyane. Uravuga ko Imana ihindura amateka. Imana ihindura amateka ko ubuzima buba bushoboka. Hanze aha ngaha abantu barababaye kandi abababaye ntabwo ari abakene gusa. Hari nabo tubona babakira ariko nabo usanga afite ake gahinda. Usanga adafite amahoro y'umutima. Iyo ari umukire afite agahinda ibyo babyita ibikomere by'umutima. Ni ibikomere by'umutima. Ariko usanga nyine abantu bamumwaza bati umuntu wakize se afite akahe gahinda. Ko yagezeyo ko afite ibintu byose. Hari umuntu wangwa n'umuryango sibyo kandi ari umukire. Hari umuntu uba ufite indwara yanze gukira afite ibintu byose mu nzu muri frigo bakamubwira ati itonde wowe uzajya urya ibiryo ni ikirayi urye na dodo maze urekera aho ngaho. Cyangwa se ukarwara indwara itakwemerera kurya 2 ku munsi. Ako ngako ntabwo ari agahinda. Abantu benshi nyine barababaye. Ukavuga se nimbirya ndajya kuri toilette gute? Kandi ufite ama etage kubera ko aziritse ku mamashini bacometseho ibintu. Hari n'umuntu urwariye mu rugo ariko byaranze ukarya umwuka ugahera ukazarya nyine nk'udafite. Ngewe ndi kumva Imana abantu baba barababaye twarayibaye hafi. Ngewe namwe mwese mwayibaye hafi. Iyo uduha ibiryo rata iduhe n'inda yo kubirya. Uzi kugira ibiryo bikakunanira muganga akavuga ati stop isukari yireke amavuta yareke tofu nayo yihorere inyama uzireke ifi ntuyirye indagara ntuzirye. Asigaye kuki? Ntacyo. Twiganirire ku bigezweho muri iyi minsi rero. Niyo Nshuti Foundation ndabyibuka twerukanaga mukora launch cyangwa se muyimurika ku rwego rw'isi no ku cyicaro niho mwayimurikiye. Uyu munsi rero twabasuye aho mukorera ku cyicaro n'ubundi kugira ngo mu bikorwa mwagezeho muri iyi minsi birimo abo watangije umwuga w'ubudozi. Ntibaraba benshi n'ibikoresho ntibiraba byinshi nk'uko ubishaka. Aba bantu muri Niyo Nshuti Foundation bamaze igihe kingana gute? Wabitekereje gute? Nk'uko uri wabitekereje tubwira uti hari abakobwa babyariye iwabo, hari ababyariye ku muhanda, hari n'abavuga uti babaje cyane abo usanga umwana azi nyina ariko atazi se na nyina atazi se gutyo ugasanga nyine bya bikomere by'amateka byabatwaye mu mihanda baba single mothers bo ku muhanda utagira n'iki na kimwe ari byo watubwira gutarabuteganya gufasha. Tubwire kuri uriya mushinga unatubwire muri rusange nyuma ya launch Niyo Nshuti Foundation igeze ku bihe bikorwa iri gukora iki? Utubwire n'impamvu abantu bakwiye kugushyigikira aho ugeze. Nyuma ya launch ikintu
majije kugeraho ni uko nabashije kubona imashini zikiri nshyashya zigeze muri enye ngira ngo mwazibonye. Ni ukuvuga aba badamu mwabonye nabo tubafitiye nyine abana, ariko ugasanga mama w'umwana nyuma y'ubuzima bwo mu rugo nta kindi kintu afite cyo gukora bitewe n'uko nta bishoro afite. Usanga nta n'umwuga yigeze yiga kugira ngo ube uzamutunga. Rero naje gushaka imashini nshimira n'abaterankunga babigizemo uruhare kugira ngo imashini ziboneke. Imana ibampere umugisha, ndetse n'ibikoresho. Ababyeyi ndabafata n'abana n'ubundi dufite hano muri fondasiyo, bamwe twabasubije mu ishuri bariga. Leta yacu ni nziza cyane, abana birirwa ku ishuri bakaharya bakitahira nimugoroba. Ndavuga ni se nta kuntu aba babyeyi baba bana ko nta kintu bafite kibinjiriza amafaranga, nta kuntu twatangira kubigisha imashini, noneho bwa bumenyi bakuye ku mashini bakazajya kububyaza umusaruro. Iyo ufite umwuga ntabwo ushobora kuwusonzana, ntabwo wawusonzana, siko bimeze. Yego. Rero icyo ni cyo gikorwa twabashije kugeraho. Mba numva ari igikorwa gikomeye kubona imashini enye muri iki gihe. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Abaterankunga basabiye umugisha baziduhaye. Ubwo rero bamaze amezi 3 bari kwiga. Mu kwezi kwa 12 bazaba basoje. Bahereye ku ikabutura barayimenya, bagera ku ishati barayimenya, ikanzu barayimenya, hamwe n'ipantaro. Ubwo rero urumva bageze ku rugero rushimishije nk'uko mwabibonye. Rero mba numva icyifuzo cyangwa se igitekerezo n'intego dufite, ndi kumva nashyigikirwa kugeza ubwo wa muntu ushoje kwiga imashini ayishoje akabona iye agenda agatereka nko mu isoko cyangwa agashaka iseta, byamufasha. Mbese nashatse ko umugore, umwari n'umutegarugori hari ahantu bava bakagira n'aho bagera, cyane cyane aba bana bo mu muhanda. Iyo umuntu adakomeje kumukurikirana nyine ngo amube hafi, usanga rimwe na rimwe yongeye gusubira muri bya bindi. Ariko iyo hagize ibintu bimuhuza muri ubwo buryo bwo kwiga umwuga, nyuma y'uko awumenye agatangira kuwubyazamo umusaruro, ntabwo yongera gusubira hariya ku muhanda, nta nubwo bongera no kumutera inda zitateganyijwe nyine za hato na hato. Yego. Rero ndifuza ko nyuma y'uko basoje kwiga imashini nyine zino za nyonganyonga, buri wese abonye imashini yo gutereka ku iseta cyangwa se nyine mu isoko, byamfasha cyane. Byamfasha muri fondasiyo kandi nawe bikamushyigikira, kuko zino bari kwigiraho sinzaziterura ngo nzibahereze, ahubwo bo zizagumaho kugira n'abandi bagiye bazigira. Ngira ngo n'undi bara nabo twabonye uyu munsi, ariko ufite n'abandi twabaye dufashe bakeya, ni abangaba nibasohoza icyo cyiciro cya 2 nacyo kizaza cyege. Reka dufate akaruhuko gatoya tubanze dukurikire bo icyo babivugaho, kuba bari muri Niyo Nshuti Foundation. Twumve n'icyo bashimira Asiya, ese koko yarabafashije. Reka baze dukurikire gato icyo bo batekereza, hanyuma tugaruke mu kanya. Murakoze. Mazina yitwa Mukamuganga Ariete. Yego. Naje hano kwiga ibyo kudoda muri umushinga N'inshuti Foundation. Naje nzi kunyonga ariko ntazi kuyobora imashini. Baratwigisha, nize ikabutura niyo twahereyeho, kurikizaho duruwate, ibyo nabyo narabimenye. Ndoda n'ikanzu ya Noresi n'ijipo y'abanyeshuri n'ishati, ibyo nabyo maze kubimenya. Tumaze igihe cy'amezi ndumva ari 3 ni hafi yani. Ndabona rero uko naje bitandukanye
ubu nyine aho ngeze ku rwego rwiza kuko nabasha kwiterera ikiraka, nabasha kwikatira umwenda nkawudoda nkawuhereza umukiriya. ubu mbese maze kubona ko aho ngeze nakwiteza imbere. nshimira mama Pasiteri watwitayeho, yaraturebeye rwose, yatugiriye neza, ni umubyeyi wadukuye kure, aradufasha, turamushimira. hari byinshi adugezaho, aturebera abana, kandi twari tumeze nabi kuko kumenya umwuga nabonye ko ari ibintu byiza. maze kubona ko ari ibintu byiza kuba uzi ikintu wakwikorera ukabasha kuba wakwibeshaho, ni ibintu byiza cyane. Byabashimira ko mwadufashije. nitwa Uwambaje Maria Grace. kuva nagera muri New Nshuti Foundation byamfashije kumenya ibintu byinshi. namenye kudoda, nadoze imyenda itandukanye, nadoze iyi ni ijipo ya duruwate, iyi ni ijipo ya kinyeshuri. nubwo itadoze mu inifomu y'ishuri. ariko nyine idoze nk'uko imyenda y'abanyeshuri bidoze. iyi ni ikanzu, aka ni agakanzu. iyi ni ishati, iyi ni ikabutura. ibi byose nyine nabashije kumenya kubidoda, bikaba bizamfasha no kugera kuri byinshi. umunsi nasoje nzabasha nyine gukomeza, nkaba nabasha kujya nk'ahantu runaka nkakora akazi ko kudoda, nkajya ndodera abantu. nkaba nshimira mama Pasiteri. mama Pasiteri umufata ute, umubona ute? mubona nk'umuntu mwiza, ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi nyine utangaje kuko akora ibintu byiza. yatugejeje kuri byinshi twajyaga twifuza kubigeraho ariko tukabura uburyo twabigeraho, ariko yabashije kubitugezaho nta kiguzi, nta kintu na kimwe dutanze. nkaba mushimira rero kuri ibyo byose yadukoreye. akomereza aho nyine, akomeze afashe n'abandi nyine badafite uburyo bwo kubigeraho. nkaba mushimira. murakoze. murakoze. nitwa Mukamuvara Maria, nkaba naragiriwe umugisha wo kuba mu Mbuto Foundation. mama Pasiteri akaba yaradufashije akaturihira umwuga, ni iby'agaciro kandi turamushimira. mu by'ukuri aho tugeze ni ku rugero rwiza, umuntu yabasha kwiteza imbere nubwo amezi atari menshi, ariko byatubereye iby'agaciro. mama Pasiteri ni umubyeyi mwiza, turamushimira, ntabwo twabona icyo tumwitura usibye Imana yonyine. murakoze. murakoze cyane. nitwa Manariyo Christina. mbere ya byose ndabashimira muri New Nshuti Foundation. Imana ibahe umugisha, muri abanyarukundo. nicyo kintu nabonye kuri mama Pasiteri, agira urukundo cyane, kandi ndamushimira no kuba yarangiriye icyizere akambwira ati ngwino ufashe dufatikanye tuzamure abamama nabo bagire ubumenyi, abamama batafite ikintu bakora. ubwo rero naje hano kwigisha muri New Nshuti Foundation, ntabwo ari ibintu byantunguye, ni ibintu nigeze nakoraho, ariko ubu ni nk'inshuro ya kabiri mbikozemo. mamazemo igihe gitoya nigisha aba banyeshuri. mu by'ukuri aba banyeshuri ndabashimira, mu gihe gito tumaranye ni abanyeshuri beza, barafata, ngira ngo mwagiye mubibona mu byo bagiye babamurikira. barafata, ni abana beza cyane, uko biri kose ndabona nabo ubwabo hari icyo bazigezaho. kandi mama Pasiteri rwose mwijeje ko n'ikindi cyiciro yashyiraho nk'umutima afite ukunda abantu azanyiyambaze, nzazamufashe, kubera yuko ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi ubwira uti gutya na gutya, nawe akakumva. mu by'ukuri yumva abantu. ndumva nta bintu byinshi mfite byo kuvugaho rero,
niyo nshuti foundation ni nziza cyane, n'abandi bumva rwose bazaze ni karibu, dufite umutima ukunda abantu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. mumaze kubikurikira. Asiya ni umuntu w'umumaro, ni umuntu wo gushyigikirwa. ngira ngo murabyibuka ko iyi niyo nshuti foundation ikorerwa launch nari mpari, aho ifite icyicaro gikuru hariya mu Gatsata, gusa gukoraho ningira ngo ni mu Rwanda hose. Yego. ni ibikorwa bigenewe abantu benshi, ntabwo mukora ibikorwa muri Kigali gusa, ivugabutumwa aho riberekeza hose bijyanye n'ubushobozi murarikora. Nibutsa abantu ko iyi fondation impamvu yitwa niyo nshuti ni ukubera izina rya nyakwigendera umugabo wawe Pastor Theogene niyo nshuti, yitwaga niyo nshuti n'undi nk'izina rye, n'abana bose niko bitwa. Iza gushingwa mu rwego rwo gusigasira uruhare yagize akiri ku isi, ariko by'umwihariko binyuze mu izina cyangwa ijambo yakundaga gukoresha ryitwa inzahuke, ryo kuba warazahajwe n'amateka cyangwa se kuzahazwa n'ubuzima, ukaza kuzahuka cyangwa se amateka akaza guhinduka bukaba bwiza. Uyu munsi mubo rero mufashe uyu munsi, hari abawenda tumaze kureba bano ba female cyangwa se bano bakobwa baba barabyariye mu rugo. Hari benshi mufasha barimo abana bo ku muhanda b'abahungu n'abakobwa, hari abo mufasha kurihira minervare, hari abo mufasha kubabonera imiryango, n'abamama baba bari mu rugo badafite icyo bakoramo. Murabona ko baba bahetse n'abana ariko bagahatana bakaza kwiga. Yego. Ngira ngo no mu byo mugenderaho n'ubwo uri umwadeperi, ngira ngo ntabwo kuza muri fondasiyo ari ukubura umurokore. Ngira ngo mufasha bose mugamije kugirira neza abantu no kubahindurira ubuzima mu bihari. Ngira ngo mufite abafatanyabikorwa uyu munsi, ariko ni bake njya nkurikije intego mwatugejejeho, ariko nanone muri uyu mwaka umwe ntabwo navuga ko ari bake. Ngira ngo biracyaza, kandi wenda no gutangira sinzi ko wenda batekereza ko bizakunda, nabyo byarabaye. Ubu harya hashize nk'igihe kingana gute launch ibaye? Amezi 5. Amezi 5. Urumva ko hashize amezi 5, bivuze ngo mu gihe kitaragera ku mwaka hari ibikorwa mwatangiye. Ibikorwa rero mwatangiye uyu munsi ni ibihe? Ibiri imbere ni ibihe abantu bakwiye gushyigikira biri imbere? Ikindi mbona no kukubaza, hari igikorwa pasiteri yari yaratumenyereje nubwo ashize igihe yigendeye, ariko hari igikorwa wari warasigasiye n'ubundi cyo gusangira Noheli n'ubunani n'abana n'abo babyeyi, mukaba mwabaha ibikoresho by'amashuri, bagahabwa ibikoresho by'isuku n'ibindi bitandukanye. Icyo nacyo tubwire icyo mugiteganyaho. Nk'uko nari ndi kubibabwira, muri ayo mezi 5 nibwo twari dutangiye kwigisha abana imyuga. Harimo pedicure na manicure, turabifite muri fondasiyo. Yego. Dufitemo ibintu byo gukora amasabune, nabyo turabifite, no kwigisha ubutayeri. Ibyo byose birimo majije kukubwira, no kwiga amashanyarazi. Ubwo rero urumva mu mezi 5 tumenyekanishije niyo nshuti foundation, biri kugenda ruto ruto, ntabwo turagera aho dushaka kugera, ariko nanone ntiwavuga ko abafatanyabikorwa bahari bakora ubusa, nubwo bakiri bake ariko nabo wabashimira. None se ibyo bikoresho byavuye mu bafatanyabikorwa ku bantu nyine bafite umutima mwiza w'urukundo, nk'uko nahoze ndi kubivuga, ndi no kubashimira. Bagize neza. Fondasiyo ntabwo ari iy'umuntu umwe, si y'abantu 10. ni ibikorwa nyine bigomba gusakara ahantu hose. Wenda Chita ushaka kumubwira ati Chita mfite ngewe Chita mfite wenda igikapu cyuzuye imyenda ntacyambara, mfite n'ikindi cy'inkweto ntacyambara, uzaze mu rugo ufate ibyo bikoresho ubishyikiriza abana. Nka buriya ku muhanda baba bambaye ubusa pe, imyenda yaracitse yarabasaziyeho, ariko iyo umuntu abonetse ibyo atagikoresha mu rugo akabinshyikiriza, nanjye nkabibaha, mba numva uri kurushaho nyine kunyubaka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero ntabwo ari igikorwa ngewe nashobora njyenyine, ahubwo ni ngewe, ni wowe, ni mwembwe mwese. Ibyo nibyo bikorwa twari tumajije kugeraho. Ibiteganyijwe nk'uko wari uri kumbaza ngo ibyo pasiteri yarabamenyereje ntabwo byigeze bihagarara. N'ubundi buri mwaka mu minsi mikuru
hagati ya noheli na bonane cyangwa mbere gato ya noheli na bonane dutangamo noheli mu bana bo ku muhanda. Usibye kuyibaha gusa tubashishikariza no kureka ibiyobyabwenge, iziriya suruduwire, biriya bitabi by'ibimogi, ibyo byose turabibashishikariza kugira ngo babireke bajye mu murongo mwiza, tubereka ko ari ibintu byica mu mutwe, umuntu agata umutwe nyine. Nshima n'Imana nabo mbashimira kuko iyo twabaganirije uko biri kose barahindukira. Rero ibyo bikorwa byacu biracyakomeje. Ikindi tujya tugira gutanga ibikoresho by'amasuku, turabitanga, ubwo ni amapade, papiye jenike, isabune, tugatanga ibikoresho by'abanyeshuri, amakaye, amabike, amabage, iniforume mu gihe nyine byabaye ngombwa, tukabishyikiriza abagomba kubibona. Icya gatatu tukabaha na minerivare. Wenda nshobora kutayibona minerivare yose, ariko byibuze se nkawe mwana najyanye mu muryango, nkegera umuryango, none ufite angahe, wenda ukambwira ngo mfite 5, ku ishuri ry'umwana bishyura angahe, ni aya ngahe, ayo wanyeretse tukaba twagenda tukongeraho kugira ngo wa mwana abashe kwiga neza kandi afite n'isuku. abo ngabo nabo ufasha baba muri fondasiyo, ariko nkwibarize no ku bawe bwite, bo bamerewe batese? Ni neza Chita. Mukuru witwa Meddy, hari umwana witwa Ansa, hari uwitwa Hiro, hari n'uwitwa Shami. Cyampaye Gutyo se ubwo bakurikiranye cyangwa ibeshye? Abanza witwa Pramedi, hagakurikiraho uwitwa Ansa, hagakurikiraho uwitwa Hiro, hagakurikiraho uwitwa Shami, bose ukongeraho ngo niyo nshuti cyane, sibyo? Bamerewe bate bo? Muri rusange bameze neza. Yego. Mu minsi yashize harya ninde wari urwaye? Bari babiri ahubwo. Yego. Bameze neza ubu ngubu. Ubu ngubu bose bameze neza. Murumva ko mama Pasteur mu buryo bw'amarangamutima bavuga ko ameze neza, ariko azishima kurushaho intego yamurikiye abantu muri Niyo Nshuti Foundation zigezweho. Intego za mbere nta zindi, ni uguhindura ubuzima bw'abantu batandukanye. Ngira ngo n'ibikorwa mwatangiye, hari ibikorerwa kuri kamera, hari n'ibidakorerwa kuri kamera kubw'impamvu zanyu bwite, ariko nanone byakorerwa kuri kamera nabyo bikaba bifite icyo bigamije. Ntabwo kwigisha abantu ijambo ry'Imana gusa bihagije, turarikeneye nibyo, ariko kuryigisha umuntu basohoye mu nzu, kuryigisha umwana wabuze minerva bataboneye minervare, kuryigisha umwana wambaye ubusa uri ku muhanda, sinzi ko byaba bihagije. Utanamugaburiye njya mbona ubatekera, mugasangira, mukabyina, mukanywa fanta. Nyine uba ugomba kumwereka ko mu buzima bigishoboka, ukamuhereza icyizere cy'ubuzima. Kandi iyo bari muri vakase umwigisha ijambo ry'Imana, ukamugaburira, ukamwigisha n'indangagaciro, akagendera muri uwo muryo. Mwabonye ko bari ababyeyi niyo baje kudoda, niyo utamuhereza bya bimirenge, ariko byibuze hakaba hari nk'akantu ari kudoda, ari no kunywa, uri kumva biramumotiva. Ntabwo akomeza gucika intege, aravuga ati mbona njya kuri mashini, niyo naba nabwiriwe cyangwa se nanaburaye, ariko byibuze ako gatoya kabashije kuboneka akakabona, nabyo bimutera imbaraga, akabona ko hari umuntu umwitayeho, umutekereza cyangwa se umutekerezaho mu buzima bwa buri munsi. Yego. Hanyuma Asia, impamvu navuze ngo hari ibyo tubona kuri kamera, mu minsi yashize umubyeyi n'inshuti yacu, twese turamukunda, Theogene cyangwa se uko dukunda kwita Theo, bose babireba, mwaramusuye nk'inzahuke, muramushyigikira nk'inzahuke nka Niyo Nshuti. Mwamusuye nka Niyo Nshuti Foundation, ariko ni wowe n'undi nabonaga nk'umuyobozi. Wagiye nk'umuyobozi se? Yego. Ngira ngo n'ubwo ndasanzwe ari n'inshuti y'umuryango, ariko mwagiye mu rwego rwa fondasiyo, mutegura niba hasha mushyikiriza umuryango. Kubera iki uburwayi bw'umugore wa Theo bwaguteye impuhwe cyane? Kubera iki mwagiyeyo nka foundation? Ko ari buyibikore nka Asia, kabakandira akanyenyeri kari hafi aho, kuki byaguteye impuhwe nk'umudogo? Byagenze gute? Ndagusobanurira. Buriya twebwe twese abanyarwanda, nta muntu n'umwe utarigeze ufashwa n'indirimbo ya Theo. Yubatse imitima y'abantu. Uzi ko ushobora kumva indirimbo
cyangwa wenda ijambo ry'imana, niba wari ugiye kwiyahura ukagarukira mu nzira, ibyo bintu urabyemera? Uzi ko ushobora kumva iriya ndirimbo ya Theo? Iyihe? yewe iyo nkunda niya yindi ngo ingoma yawe niyogere. Ingoma yawe niyogere yarogeye nshingiye ku byo nabonye ni umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho imana. ngewe nkunda iriya ndirimbo ivuga ngo soka imana inyota, soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye, twebwe abo wakuye kure, n'amahirwe twari dufite, kuko twari dupfuye rubi, waratuzuye turi bazima, kandi utubikiye n'ubugingo uhoraho. Rero iyo niyo ndirimbo yiwe, ndayikunda iyo ndirimbo. Yego. None natekereje ni indi ndirimbo ya Theo ko afite indirimbo zirenga 100, ninde utarigeze ufashwa nayo akiza urubwa kuko wakunze, ikiza urubwa kuko wakunze gukiranuka, ni nyinshi cyane. Rero nk'umuntu wagiye usana imitima ya buri muntu, no mu kabari usanga bari kuziceza indirimbo ziwe, bisobanuye ko hari ahantu hamwe zigukora n'ahandi zigushyitsa, ukizera Imana ukumva ko n'ahantu kure itagukurana n'ahantu kure heza itakugeza. Mbitekerezaho rero iriya ndwara umuntu ajya kuri diyalize, njye ntabwo nari nyizi, sinjye kubeshya. Uburwayi bw'impyiko nyine diyalize ntabwo wari uzi ibyo ari byo? Ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Abisobanuye cita narababaye. Ndavuga ubundi mu buzima bwa muntu, umuntu ajya kangahe kuri tuwarete? Mbibaze nsanga byibuze inshuro nkeya wajyayo 5 ku munsi. Ku munsi. Mu bikomeye cyangwa se mu byoroshye wenda zigahwana hagati y'3 n'5. Ndatekereza niba umuntu abuze amafaranga yo kugira ngo abikorerwe kwa muganga, byaba bimeze biti? Uzi ko niyo umuntu ari muri kwasiteri cyangwa mu modoka akumva muri we hari uko bigenze, abwira shoferi hagarara aho ugeze, ngewe banze njya kwiherera. Ibyo bintu ndabitekereza ndabikurura, numva ibintu birakaze. Kandi urwaye impyiko we nta wundi mwanya bikaze pe, nta wundi mwanya. Mpita ntekereza kuntu mu minsi yashize yigeze kuza kuri kamera, abantu ntibabihereza imbaraga, niho bari baratoboye, ariho ibintu byose bica. Ibyo bintu urabikurura ukabyumva, ndavuga se ngewe ndinde ndiki wo kugirirwa neza n'Imana nkaba ibyo bintu ntabyishura? Mu by'ukuri nari mfite udufaranga duke cyane, ndavuga ni iki kintu nakora ko mfite urubuga rwa Niyonshuti Foundation, ubu ngubu nta kuntu nabishyira muri groupe, ko ndumva hari kuwa kabiri, ko numva nzajyayo kuwa gatanu, ubu umuntu wanyumva ntabwo twazajyana. Cita nabisize muri groupe, sininya kubivuga, havuyemo amafaranga 35 mu minsi 2. 350. Yego. Nabihaye uburemere, nanjye mbibwira abantu, ndavuga ati mwumvi ibyo bintu ukuntu bikomeye, mu bitekerezo kabiri. Groupe yanjye ya Niyonshuti Foundation iranshyigikira, tujya kumusura. Nangiye numva afite umubabaro mwinshi cyane, ndeba kuntu gupfakara bibabaza, mwakagira Imana, ndavuga ati Imana Theo uzamurinde, azasazane n'umudamu wiwe, umurindire umufasha. Tuba turagiye, twarasenze, ibintu byose ntabwo ari uko wabishyira kuri kamera, ariko cita uriya mubyeyi arababaye. Mama Eric, Madamu Theo bose babireba, arababaye. None se kuva n'igihe mujyayo sibyo, nka Niyonshuti Foundation n'undi nka fondasiyo, na nyuma n'ibyakurikiyeho hari abantu bagiye kuri social media bagiye bavuga bati Theo arashaka kwirira aya mafaranga, uyu mubyeyi
sinzi wenda wowe ntabwo uba kuri Nyine, social oya, media nkatwe njyewe narabibonye na samples videwo mu yanyu iri kuri Pastor Yes. Theogene Nzahuke abantu barayifashe baravuga ngo mama pasiteri yatanze ibaruwa iriya bahasha nako irimo amafaranga ngo noneho ngo kubera ko ngo umugore yari azi ko Theo ashaka kuyarya ngo umugore ngo ahita afata ibaruwa ariyo none se ibahasha cita ariyo nk'urugero nk'iyo inshuti zawe zaje kuguhemba bakabaha envelope n'igitoki babazaniye n'inkoko ninde ufata envelope ni umugore none se bagira ngo bigende gute hari abantu benshi envelope yari kuguma aho ngaho ku meza cyangwa umuntu arayifata akagenda akayibika nyine urumva hari abantu bari kuvuga ngo Theo ntabwo akwiriye gufashwa oya sha ngo umugore ntabwo aravuga bati uburwayi bw'umugore ntabwo sibyo Dialyse kandi abantu wahuye nawe mama bayitekereze Eric kabiri. mama Eric waramwiboneye cita Ah. ni uko ibintu byose umuntu atabivugira kuri kamera ariko ahantu noneho biri guca narabibonye mpita numva mbuze icyo mvuga numva ngiye kurira numva sinzi ukuntu mbaye ariko uriya muryango urababaye noneho byagera kuri uriya mubyeyi unjyagaho kari kundi karahandurika basi niba udashoboye n'umuntu kumufasha no kumushyigikira mu bibazo arimo wakwicecekeye ko twese turi mu isi ko nta muntu utanyagirwa ko nta muntu utahura n'ibibazo uriya afite ishuri ryiwe ariko nawe hari irindi urimo namwe hari irindi murimo hari n'iryo wahura naryo ariko uriya mubyeyi arababaye aranababaje abari guhagarika ubufasha bwe wabavugira iki ngewe ku giti cyanjye ndi kumva niba ufite umutima nk'umukirisitu ngewe icyo navuga cita wenda dusipoze wowe cita urashaka kujya kumufasha wumvisha amagambo bari kuvuga ngo ntabwo arwaye si ibyanyu cyangwa se ngo ati nimurebe tudore ibahasha bari baje bazanye bati burya umugabo yayirwaniye n'umugore umva nyine wowe wareka kumva amabwire yego ugafata inzira ukajya kumwirebera akakwereka uburyo ki yabaye kuri kamera ntiyabyerekana ariko muri kumwe yakwereka wakwifata ku munwa cita we wahita unarira kuntu ameze ubona dukwiriye kwitwara gute rero kuko Theo ni umuntu w'abantu no mu giturage abantu ngira ngo bajye babibona iyo yagiye kuririmba n'uyu munsi ni umuntu ukunzwe cyane ariko twabonye videwo ye ari kurira kuri interinete abantu baramucyurira kurusha kumutabara none se wenda dusipoze ko hari ibyo abantu bamushinja yakoze ariko nta muntu utagwa ariko nubwo yaba Theo ntabwo ari mama Eric yego nta muntu utagwa kandi aho umugabo mugenzi wawe uguye uba ugomba kuhanaga utwatsi siko bimeze ese kuki wamujajinga ibyamubaye wowe ntabwo byakubaho nese abantu bose ni abere aya ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki uhagaze uwibwira ko ahagaze yirinde nawe kugira ngo atagwa rero niba udashoboye gukora neza imirimo myiza udashoboye umuntu kumugirira impuhwe cyangwa kumugirira igikorwa ureke no kumuvuga biriya bintu byababaje abantu benshi kandi byashingiye kuri videwo muri mwakoze y'ubugira neza irimo gusenga irimo gushimira Imana ariko abantu bati oya uzi ikintu nshimira Imana kuva twebwe twahava twamubereye nk'irembo Imana yakoze ibitangaza ariko uribaza amafaranga ashobora gusohoka yatubwiye 1.5 ku kwezi ni amafaranga menshi niyo baguha 10,000 mu gihe umuntu bakimukorera biriya uba wumva nyine urayatanga ariko ukibaza se andi azava hehe rero hari umuntu wavuze ati ariko ngo koko umugore w'umupfakazi akora ikintu nk'iki ngiki twebwe tutaragikoze ntacyo bitwaye bamwe na bamwe nyine baragiye barajya kumushyigikira bajya kumutera inkunga kugira ngo abashe kuvuza madamu ndabashimiye abantu bose barambuye ukuboko kugira ngo umuryango wa Theo wivuze cyane cyane kubwo no guhaha mu rugo ntibyahagaze abari ku ishuri ntibahagaritse kwiga inshingano zirakomeje ariko abantu ntibakwiriye kurebera umuntu mu byanze kuko natwe washyiraho kamera ngo turebe ibyanze
wasanga biteye ubwoba. Kwita kurwaza indwara y'igihe kirekire biteza kwihebura kabisa. Ntabwo aba ari ibintu bisanzwe, niyo mpamvu intambwe niyo nshuti mwateye yabereye umugisha benshi. Ni uko biri mu byo njye nabonye muri video, ndavuga nti ariko se video ya mama Pasiteri njye narayikurikiye video yanyu, nsanga ibyo abantu bakase ku ma TikTok n'ibyo mwe mwari mugamije biratandukanye 100%. Ati subiza inyuma witonze, ati reba neza, ati reba, ati wabonye utuye umugabo koko umugore ararwaye. Ugasanga nyine abantu nukora ko nyine babitatubayeho rimwe na rimwe, ugasanga wenda tubirebera mu mboni nyine byane vuga ngo agaho kari kubundi karahandurika. Mama Pasiteri, ku muntu wifuza kujoininga niyo nshuti foundation nk'umumambre, bigenda gute? Watubwira niba hari nomero mwashyizeho kwiyandikisha, none ushobora kuba ndashaka gushyigikira ibikorwa by'ubugira neza ariko ataba mu Rwanda, atanakeneye kuzageza muri launch nka kuriya bariya badamu muba muri kumwe, baba bahari na babaririmbyi muba muri kumwe n'abo ba Giraffe n'abandi. Wa muntu ushaka kuba umumambre, si ngombwa ko aza kuri kamera, si ngombwa ko tumufotora mu mafoto n'ibindi. Wa muntu ushaka kuba umumambre byagenda gute? Niba bishoboka utange nimero abantu biyandikisha. Yego. Rero wenda reka mbanze mere ku gikorwa dufite mu kwezi kwa 12. Ese kindi cya Noheli? Mu cyumweru cya Noheli dufite gutanga Noheli mu bana bo ku muhanda. No mu bana b'imfubyi. No ku bantu urumva niba harimo imfubyi ababyeyi babo nyine baba ari abapfakazi cyangwa se umupfakazi w'umugabo bamwita ngo ikira ni umupfakare. Ariko njye numva byose ari umupfakazi. None se washyiraho akazi kandi aba ari umugabo? Siko babitara? Ntabwo nzi imvugo iboneye, ariko nyine umugabo utagifite umugore aba yarapfakaye. Reka wenda tubihe icyo kinyarwanda. Kinyarwanda siko gikomera we. Ubwo rero dufitemo iminsi mikuru yo gutanga Noheli n'ubunani. Ushobora kuba ufite imyenda utacyambara, ufite inkweto utacyambara, ndetse n'ibikoresho wenda biri hari ukavuga ati ibi ntabwo nyibikoresha, ubinshyikirije tukabitanga muri niyo nshuti foundation, byaba ari umugisha ukomeye cyane. Ikindi cya kabiri, niba tuvuze gutanga Noheli haba harimo igihekane cyitwa ryananywa. Haba harimo icyo kunywa n'icyo hagomba kurya. kuba harimo icyo kunywa n'icyo kurya. Umuntu wumva yanshyigikira muri niyo nshuti foundation, haba harimo n'umuziki. Haba harimo n'umuziki. Tukaramya Imana tukayihimbaza. Abana muri vakansi berekana impano zabo mu gihe baje kugira ngo tubahugure. Hakaba harimo n'ibindi biga, imiziki, imivugo, amadase traditionnel, za moderne, ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo umwana nawe yumve ko ari mu bandi. Rero ndi kumva natanga nimero yanjye ya telefone kugira ngo ubashije kuba wadushyigikira muri ibi bikorwa, ku isengesho, ku ikofi, mu bundi buryo bw'ibifatika. Umuntu ashobora kugura nk'umufuka w'umuceri cyane rwose, akawuzana kuri fondasiyo. Umuntu ashobora kugura akawunga, ashobora kugura amata akabazanira hariya kuri fondasiyo. Nuko biba bimeze. Telefone ni kangahe? Natanga telefone 0783 41 30 85. Yego. 0783 41 30 85. Waza kumpamagara noneho ukamvugisha bitewe n'icyo ushaka kumbwira. Yego. Iyo nomero turaza kuyandika hasi muri commentaire, handi dutangira ibitekerezo mune nimero ni nayo ibaruye kuri Asia Wanyana kuri mobile money. Ushaka kumwihamagarira cyangwa se ukohereza ubwo butumwa bukaba bwagera ku bagenerwa bikorwa. Cyane ko n'ubundi buri gikorwa cyose mukimurikira abantu byaba kuri YouTube channel ya Pastor Theogene Inzahuke cyangwa n'ibitangazamakuru musanzwe mukorana kugira ngo kibe igikorwa cyageze ku bantu benshi. Kandi mukwiye gushyigikirwa. Hari irindi jambo nshaka kongeraho. Ubwo ku bantu bashaka kuba abamambure rero tubwire. Abantu bashaka kuba abamambure nyine bamamagara tukabajoiningisha niyo nshuti foundation group WhatsApp.
tukabashyiramo bakaba abanyamuryango. yego hari nk'umuntu uvuga ati nzaye wenda nshaka kwishyura wenda abana minerivare mu gihe cy'umwaka umwe, cyangwa se wenda wenda ndashaka kujya nishyurira abana wenda bya bindi wajya gukora byo kubafasha kwiga gushaka provisoire na perimi, sinzi niba nabyo ukibikora. nabyo ndabikora ariko amafaranga usanga ari ikibazo, ariko birahenze. iyo abonetse umwana ajya kubyiga. Wari ugiye kumbwira ikindi muri nari ngiye guteganya? kuvuga ngo hari nk'igihe umuntu yandika muri komantere ngo ariko ngo ni ukubera iki iyo muri gukora ibikorwa nk'ibi by'urukundo mubigaragaza mukabishyira kuri YouTube. ndagira ngo atazajya umuntu ongera kwandika nyine no komantere. iyo tutamenyekanisha niyo nshuti foundation ntiwari kuyimenya, byari kuguma mu mutima wanjye. iyo ntayibabwira ntabwo ziriya mashini ziba zarabonetse kugira ngo bariya batere imbere. iyo ntayibabwira ntabwo bamwe muri bo bakagombye kuba batari kujya ku ishuri, ariko kuko nabivuze hakaboneka abaterankunga cyangwa se abantu bagifite umutima wo gufasha bakabikora, ni uko nabivuze. kiriya ni igikorwa kigari cyane, njye njyenyine ntabwo nakishoboza, ariko niba nyivuze publicly buri muntu wese akacyumva mu matwi yiwe, mba ngira ngo nawe uzigishyigikire. niba ari n'igiceri cy'ijana, niba ari inote ya 500, niba ari n'iy'igihumbi, ubwo se nk'abantu 3 batanze igihumbi amafaranga nangaye navamo mituweli ukishyurira wa mwana wo ku muhanda wagiye kubyara agasohoka mu bitaro. rero ntabwo nabiceceka kugira ngo fondasiyo irusheho gutera imbere, nabo bakomeze kubona amahirwe, inkunga ibagereho, bumve ko nyine bakiri abantu, biga imyuga, babeho, ejo nibo Rwanda rw'ejo, bazavamo abantu bakomeye. kandi rero abantu bandikaga izo komenti bazireke. abantu njya mbona bivuga kuki mwagiye gufasha umukecuru mukajyana kamera, kuki mwagiye gufasha iyi famiye mukatwara kamera, ese kuki mugiriye neza umuntu mukabyerekana. ni ivugabutumwa nk'uko bivuze, abantu baba bagomba kumenya ko n'ibyo bikorwa byabaye kugira ngo n'ababishyigikira bamenye ibibazo byari bihari. ni ibyo ngibyo rero bateganya gushyigikira cyangwa se kwinjira muri Niyo Nshuti Foundation. urahamagara iyo nimero cyangwa uyandikire kuri WhatsApp, ubibwire igihugu cyose waba urimo nta kibazo barakwitaba bagusubize. gufatanya nabo ibikorwa by'urukundo biri mu kwinshi nk'uko yabivuze, ushobora kuba mu buryo bw'amasengesho, ushobora kuba mu buryo bw'ibifatika nk'amafaranga, ushobora kuzana amasabuni, ibikoresho by'isuku, amavuta yo guteka, umuceri, akawunga, amata, ibyo byandi bifatika. hari igihe umuntu avuga ati ese ninohereza amafaranga kuko azakoreshwa, ngwino Niyo Nshuti Foundation baguhuze n'ishuri, ufata abana nk'abangaho barihire minerivare, ujye uvugana n'ikigo gusa. Niyo Nshuti Foundation iguhuze n'abo bana gusa, ibindi ujye ubikora direct, atari amafaranga ari bunyure ku mufuka w'umuntu. icy'ingenzi ni uko iyo neza ibibayeho, kandi n'izi YouTube zikagirira umumaro abantu. hari abantu iyo YouTube itabaho abantu bari kukumenya gute Asiya? si nk'ibyo byose. ese mu rusengero ntibakubonaga buri munsi? ariko ntabwo abantu bari muri Amerika bakubonaga, ntabwo abantu bari mu Burundi bari bakuzi, ntabwo abantu bari i Burayi za Canada, abantu bari muri Aziya ntabwo bari bakuzi Asiya. ariko uyu munsi umuntu uri muri Canada none hari kureba iki kiganiro, nta n'igihe giciyemo. ibikorwa by'ubugiraneza ntibikwiye kudutera isoni, ariko nanone buri wese uko abyumva bifitiye uburenganzira. icy'ingenzi ni uko dukwiye gukoresha izi mbuga nkoranyambaga mu buryo bufitiye umumaro abantu, butabangiriza wenda ubuzima, yaba imitekerereze n'ibindi. Asiya, tugana ku musozo, mu isengesho ritangira wasoje uvuga ngo Yesu umukunzi mwiza. kubera iki Yesu ari umukunzi mwiza? njyewe nkunda Imana, ndayikunda Imana bitewe n'imirimo n'ibitangaza igenda irushaho kunkorera. rero mba numva Imana ni data, ni byose, kuko nyine nyifite. ni data, ni byose. yego, Imana ni nziza cita. mu gitondo ushobora kubyuka uyisenga ikakumva, saa yine ukagaruka ugasenga ikakumva, saa sita ikakumva, na nijoro ndetse no mu rukerera. ariko ubaye ari umuntu ujya kureba
muri ayo masaha yavuga ati mva ndakurambiwe ntuzagaruke rwose rekera aho ngaho ariko nshimiye imana ko itajya iturambirwa bakwanga ikagukunda urashimira imana yaguhaye bakagutesha umukunzi agaciro, witwa yesu ikaguha agaciro rero imana ni nziza uravuze ngo umuntu yakwanze ngo bikagenda gute nyine nk'urugero nyine hari ukuntu hari umuntu wakwanze niba bananyanga ntabwo mbizi nta muntu uraza ambwira ati ndakwanga njye nongeyeho ngo umwe yego oya wari umuntu wakubabaje hasi wambabaje ugahungira muri yesu yesu se namuhungiyemo kera ndamusanganwe kenshi wenda abantu bakunda kubyibazaho ariko ukatubwira ati umukunzi ni yesu wese yesu si umukunzi wawe oya ndi kubaza wowe we yesu si umukunzi wawe cita uzapimire ku nzahuke ubimbaze yego uzabimbaze nzagutumira ariko ku wasanga nzahuke. ntabwo wabyemera kuntumira nabuzwa n'iki ntabwo wabyemera njyewe uzantumire turirimbana indirimbo zo gushimira imana ese cita indirimbo iri kugufasha muri ino minsi ni iyihe ni indirimbo yitwa urarinzwe wakarimbyeho gatoya nk'isegonda Oya. ni indirimbo yitwa urarinzwe ya Prosper Nkomezi yego ariko n'iz'amakwaya hari kwaya yitwa True Promises ndikunda indirimbo zayo cyane muri iyi minsi cita usigaye rwose urimo neza mu gakiza kuva kera uzareba indirimbo yitwa ngo nzamutegereza cyangwa indirimbo yitwa ngo ni bande urayizi ni yande Eh? atari True iy'igisenyi Promises iyo nzi ni iy'igisenyi bazarabagirana iteka ryose bazarabagirana iteka ryose bazambikwa urayizi ndayizi n'indi yitwa nzamutegereza ni indirimbo nkunda cyane ariko gospel ni hafi ya yose gospel ni hafi ya yose ariko iriya yitwa urarinzwe irimo ubutumwa irimo ivugabutumwa courage harimo avuga ngo harimo Prosper Nkomeza aririmba ngo mu gihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma nkabona nta nzira nkumva ijwi ry'ihumure rimpamagara ati cita magic komera shikama urarinzwe gutyo bikubwiye ntabasha no kubiririmba asi iyo ubona abantu benshi twifuriza ngo gushaka ngo nanone gushaka undi mukunzi wowe ukadusubiza yesu cita ko kuba wumva undi muntu adakenewe utari yesu ko yesu nyine ni mu marangamutima ni spiritual none se ni umukunzi wa roho yesu ni byose kuba umufite niba yesu ari byose kuba umufite se ikindi ni iki njyewe yesu ndamufite ariko nashatse n'umugore ntacyo bitwaye ariko yesu ni byose kuba umufite abantu bifuza ko byaba tukabona uri fiziko ko njya mbona kuri ntuze kuri TikTok sinzi niba ujya ubona utuntu basigaye bakora bakagufatanya n'abagabo mutaranahura wari wakabona bakagufatanya n'umuntu no hari n'uwo bakoze bakwambitse kositimu yagize kositimu bati mama pasiteri aratunguranye ntufashe ifoto ndayireba navuga mama pasiteri ntabwo ajya yambara amakositimu y'amakoti ameze gutya none nareba neza mbona ukuntu usokoje mbona ntabwo ari kujya uzibona baba bashonje cita none se wazadushubije ukatwereka uwa nyawe yego ibintu byose ni ukubihereza igihe bivuze ngo arahari igihe ibintu byose tubiha igihe nyine ubwo igisubizo cyiza ni uko hari igisubizo nguhaye ni uko ibintu byose tubihereza igihe Imana ishimwe iyo uvuze ikintu ukagira isoni ngira isoni nta soni ngira mu buzima reka tugare ku musozo ikiganiro cyacu byari byiza guhura na Asiya tukamenya uko muri fondasiyo bihagaze burya ari na ngombwa ko uza hano ukabwira abantu amakuru kubera yuko abantu bashaka kugira ngo wenda fondasiyo warayitangije ariko ibikorwa ntibyakomeza niyo mpamvu tuba tugomba kugushyigikira kugira ngo udacika intege hari benshi bafite umutima wo gufasha wo gushyigikira ari benshi bavuye mu buzima bubi ubuzima bugahinduka uyu munsi ukaba bwiza ariko baba bakeneye iryo humure baba bakeneye gushyigikirwa mu buryo bw'amarangamutima n'ibindi navuga nti ko tugushimira uruhare ugira muri sosiyete umunsi ku munsi ndetse dushimire n'Imana yaduhaye Uwanyana Asiya na fondasiyo abereye umuyobozi siko bimeze reka dusoreze rero kuri iki kintu ugiye kuturirimbira ka kandirimbo ukunda cyane akahe ka Christian ka Christian baririmbe niko kagiye kudusoreza ikiganiro nta rindi jambo ndenzaho ariko niba ufite ubutumwa wagenera abakunzi bawe abantu bagukurikira umunsi ku munsi banza bagenera ubutumwa
ubutumwa nabagezaho, nshimiye abantu bose bankunda. Mu buzima biba bikwiriye kandi ni byiza, ni byiza. Yego, Imana ibampera umugisha n'abansengera, Imana ibampera umugisha mwinshi cyane. Ikindi, umuntu wese wumva ubuzima butari kugenda neza, ndamubwiye nti nakomere mu ijuru, dufite Imana itabara abayo. Iyo turisenze iratwumva kandi ntabwo ijya ikoza isoni. Wibuke neza ibyo wagiye ubamo mu minsi yashize, hahandi Yesu yagiye ahagaragara akahaseruka, uyu munsi wa none yakongera guseruka. Ubwo ni bwo butumwa. Yesu abaha umugisha. Yego, indirimbo iby'urukundo rwawe Yesu we byananiye kubyumva, mpora mbisoma nkabyumva babyigisha, nkabikurikira ariko sinyurwa, byibaza ku manywa nkageza ubwo sinzira, nkabibyukana sindabishyikiraho, nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza, babivugaho agace gato gusa nkumva sinyuzwe. Iby'urukundo rwawe biraremereye cyane, ubwonko bwanjye ubanza butabibasha. Ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nuko ngerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi. Yesu we urabizi. reka dushimire abakurikiye ikiganiro cyacu, mukomeze mugire ibihe byiza. Ndabashimiye. Asiya wakoze. Murakoze. Cheetah Magic.